turi saa 9. Papa rero wa Bara aba yababwiye yuko uyu munsi bafite abashyitsi b'imena bagomba kubitegura, ko rwose hari ikintu gikomeye yifuza kuza kubabwira abo mu rugo rwe. Ubwo ababwira Bara ndetse na mama we baritegura rero, maze nyine bagategereza abashyitsi. Bajya kubona rero bakabona haje umumama uri kumwe n'umusore, baraza bakabaha karibu maze bakicara. Mu kanya gato rero papa wa Bara afata ijambo maze akabwira nyine abo mu rugo iwe ati impamvu rero nabateranyirije hano ni uko hari ikintu gikomeye nifuzaga kubabwira. Nashakaga kubabwira yuko uyu nguyu ari undi muryango wanjye, kubera ko uyu musore yitwa Ombeni. Bara uyu rero jya umufata nkaho rwose ari murumuna wawe, ikindi kandi muri famiye, muri umuryango umwe. Nyamara mama wa Bara yahise atangira gutera hejuru ati ubu nicyo waduhamagariye? Washakaga kumpuza n'uyu mugore n'umuhungu we bampemukiye maze bakansenyera urugo? Ni abangaba bashakaga kunyereka? Naho Bara we yahise ahaguruka ati ese papa, koko bya bintu njye numva bavuga ni ibya nyabyo? Bajyaga bavuga yuko waciye inyuma mama maze bikarangira havuyemo n'umwana, none koko nibyo? Uyu ni umuhungu wawe? Uyu rero niryo banga wari waraduhishe ubuzima bwawe bwose? Ombeni rero nawe ubwo yarahindukiye areba mama we ati none se mama, nuko bimeze? Wambwiye ko ugiye kunyereka papa wanjye, none papa wanjye afite urundi rugo? Ni ukuvuga ko hari urundi rugo wasenye kugira ngo umbashe kumbyara? Ntabwo rwose ari ibintu nari niteguye. None se nibyo koko ndi ibanga wahishe guhera kera? Naho rero mama wa Ombeni ati oya mwana wanjye, ntabwo uri ibanga rwose, kubera ko papa wawe yari akuzi guhera na kare. Ikindi kandi twakoze ubukwe, nubwo nyine byari ugusaba no gukwa gusa, ariko twakoze ubukwe kandi tubana mu buryo buzwi. Ombeni rero we kubyihanganira byaranze, kubona ko papa we baje kumwereka afite undi muryango kandi utamwishimiye habe na gatoya. Yahise rero ahaguruka maze barasohotse, mama we yamwirutse inyuma. Naho rero mama wa Bara yasigaye abwira papa wa Bara atumva uragakoze rwose, umuryango wacu urawusenye neza neza, gusa nyine kurikira ririya hababara ryawe, kubera ko rwose umuryango wacu warawangije burundu. Bara nawe byari uko, yari kwitonganya, wabonaga bose barakariye nyine uyu mupapa wari ubabwije ukuri kandi akabahuza nk'umuryango, ndetse akabasaba ko baba umwe, bakundana ndetse bakumvikana, ariko ntabwo bari babyumvise habe na gato. Ombeni rero yageze hanze, mama we nawe bamugezeho. Mama wese amubwira ati mwana wanjye wikwivumbura gutyo, si wowe wahoraga umbwira se ko ushaka guhura na papa wawe? Naho Ombeni ati yego byari byo, ariko si ubu buryo nifuzaga guhuramo nawe. Ntabwo nari nzi yuko ndi umwana wo hanze wa papa, nari nzi ko rwose ndi umwana we gusa. Naho burya bwose afite umuryango wasenyeye undi mugore kugira ngo ubashe kumbyara. Ntabwo rwose ndi proud y'ibi bintu. Mama we atariko arankunda cyane uriya mugabo, ni nayo mpamvu yemeye ko tubana tukanakora ubukwe, kuko rwose arankunda n'umutima we wose. Ombeni ati umbabarire ntiwongere kuvuga ibyo bintu, kuko rwose ntabwo nshaka kubyumva. Kuva uyu munsi ntabwo nzongera kuba mu rugo rwawe, kubera ko ndabimenye ko aricyo cyatumye tuva mu cyaro tukaza kuba mu mujyi. Byari ukugira ngo uze kumwegera, ndetse rwose ubeho nyine agukodeshereza inzu, agukorera buri kimwe ubaho mu buzima bwose, ari we ubukesha. Sinzongera kuba rero mu rugo rwawe ukundi, ndagiye rwose, ibyanjye nawe birangire. Ombeni rero wari warakaye cyane, yageze mu rugo ahita afata ibintu bye byose maze ahita yigendera ajya gushaka aho aba, kuko yumvaga adakeneye gukomeza kubaho buno buzima. Ntiyari yarigeze abyifuza habe na gatoya. Umunsi rero wakurikiye, Bara yahamagaye inshuti ze maze ababwira ko yifuza ko bajya mu kirori. Ubwo nyine bahimbaga ikirori kidahari, ubundi bakajya kunywa, bakanywa inzoga zihenze, mbese bagatakaza amafaranga menshi, kandi byose byabaga ari ku ikofi ya Bara, kubera ko abashuti be nta n'umwe wajyaga urekura n'igiceri kimwe, bose babaga bari kumukonsoma gusa. Hanyuma rero uyu munsi buri mushuti we wese yari yazanye n'umusheri we, mbese bari bagiye ari couple, uretse Bara wari uri wenyine.
baranyweye rero abwira buri wese gufata icupa ashaka, bari bishimye bari kumusingiza batari ufite amafaranga menshi, ni ukuri turagukunda cyane kubera ukuntu twitaho, uri umuntu w'umugabo. Mu kanya rero bamuzaniye fagitire maze adatinjijemo yatanze ikarita ye bayishyize mu mashini. Iyi karita yanze gukora igaragaza ko rwose amafaranga ariho adahagije kwishyura iyi fagitire bari bamaze gukonsoma. Bara rero yahise abwira uyu museriveri atari ko ushobora kuba wibeshye, iyo ni ikarita yanjye se wakwibeshyaho maze ukavuga ko iriho amafaranga adahagije? Ongera rwose hafi ibyo bintu ntabwo bikora. Naho rero ba bashuti be batangiye kubwira uyu museriveri batari kugira ubwenge, uzi umuntu uri kubwira, uzi amafaranga afite, uzi umubare w'amafaranga ari kuri konte ye, none ngo ntabwo afite amafaranga ahagije. Uyu ni umukire dukubye inshuro tutazi umubare. Nyamara wa museriveri yongeye kuyishyiramo ya karita nanone imubwira ko rwose amafaranga ariho adahagije. Yahise rero abibwira Bara ati nyamara rwose bosi, amafaranga mufite ku ikarita ntabwo ahagije kuba yakwishyura iyi fagitire. Bara rero yahise afata telefone maze abahamagaye kuri banki ati gute ikarita yanjye itari gukora? Nabo bahise bamubwira bati papa wawe yategetse ko akawunti zawe zose tuzifunga, ubwo rero ujya kumureba aba ari we muvugana. Barayumvise ko byakaze, naho babandi bari kumwe bahise bamubwira bati twari tubizi ko rwose bibeshye, ngaho ahubwo nagikemure. Bara yaracecetse maze ahita abwira umusore umwe mu bo bari kumwe ati ugiye kwihangana rero iyi fagitire uyishyure, hanyuma amafaranga nzayagusubiza ejo. Uyu musore ati reka nta mafaranga mfite habe na makeya, kubera ko wampamagaye nayisenza rwose nta kintu kimwe nzanye, nta karita nta n'amafaranga mfite. Bose yabazengurutsemo maze bose baramubwira bati turabizi nubwo tugendana ariko twe nta mafaranga tugira, ntabwo turi abakire nkawe, kandi aya mafaranga twakonsomye ni menshi, hanyuma rero rwose ntabwo twashobora kuyishyura. Bose baramwihakanye maze abura uko abigenza. Muri kano kanya rero yaragitekereza icyo gukora. Umusore umwe yahise ahaguruka maze abwira umusheri we atumva ngwino ngutahane, dore umutwe uri kukurya, ngwino tugende ndaza kugaruka. Yaramufashe aramuhagurutsa, undi nawe ati nanjye ngwino ngutahane, dore rwose ntabwo umeze neza ndi bugaruke. Undi wari usigaye nawe ati ndabatwara nanjye ndabatahana mwese ubundi nongere ngaruke. Ati Bara ntugire ikibazo turetse twongera tugaruke. Yarasetse kubera ko yabibonaga ko rwose bamutabye mu nama. Bose barahagurutse buri wese atanga impamvu, maze birangira ari usigaye wicaye hano wenyine ndetse rwose adafite icyo gukora. Yatangiye guhamagara rero izindi nshuti ze ariko nta telefone n'imwe yabashaga gucamo. Uyu museriveri rero amubwiye ati ugomba gukora uko ushoboye rero ukishyura. Nawe ati genda uhamagare manager kubera yuko hano nsanzwe mpaza si ubwa mbere mpaje, hanyuma rero mubwire ko nzishyura ejo. Uyu mukobwa ati hoya ibyo ntabwo hano bikora, ibyo wanyweye uba ugomba kubyishyura uko byagenda kose, gira vuba ahubwo ntarahamagara abasekirite kubera ko bo bakwishyuza nabi. Uyu musore ati ariko umuntu uri gutera ubwoba uramuzi? Ushaka kuba utazi umuntu uri kuvugana nawe? Njyewe ndi umukire mfite amafaranga menshi, kuba naba nagize ikibazo uyu munsi ntabwo bisobanuye yuko ntazabishyura, hanyuma se urampamagariza abasekirite ngiye ndi umujura? Uyu mukobwa rero yabonye ko Bara ari gukomeza nyine kwihagararaho no kuzana ibintu by'amahane, maze bahamagaye abasekirite nyine baraje baramufata maze batangira kumwambura buri kimwe cyose, yaba telefone yaba amabisha ahenze yabaga yambaye amashenete ahenze cyane ndetse rwose n'impeta zihenze n'utuburasire yari yambaye. Byose rero batangiye kubimwambura kugeza n'aho bamukuyemo n'inkweto kugira ngo nyine babisigarane byose, azaze kubitwara azanye amafaranga cyangwa se bazanabigurishe, dore ko kubigurisha byari birengeje igiciro kure cy'amafaranga bari bakonsomye hano. Kubera ukuntu rero Bara yari yibabariye, byarangiye rwose iri joro atanatashye. Hanyuma iwabo bo baramutegereje baramubura. Ku mugoroba papa we ari ku meza yabajije umukozi wabo ati na n'ubu Bara ntabwo araza? Naho uyu mukobwa ati hoya. Papa wabo ati nta kibazo nyizanirira amafunguro. Muri ako kanya rero Bara yahise yinjira ati ndakubonye uriyicariye uratuje nta n'ikibazo rwose ufite habe namba. Papa we ati icara hariya tuvugane, ubundi byakugendekeye bite, waraye hehe? Naho Bara ati urabimbaza, urabona ibintu wankoreye
kugira ngo mu kabari nsebe bingane gutya bantwarire ibintu byose kugeza n'aho batwara n'urufunguzo rw'imodoka yanjye? Ndashaka ko rwose ufata amafaranga yose ukayasubiza kuri konti yanjye, naho ubundi nutareba neza n'ibi bisenge byose byo muri iyi nzu ndaza kubimanura. Papa we ati vuga buhoro, ntabwo rwose ukwiye kuvuga uzamura ijwi. Naho rero mama wa Bara wari uri mu cyumba yarabyumvise maze avamo ati byagenze bite ko rwose numva hano hari urusaku rukabije, haba habaye iki? Naho Bara ati baza umugabo wawe mubaze icyo yankoreye. Yari ari kumubwira rero amagambo atarimo ikinyabupfura habe na gatoya. Mama wa Bara yahise amubwira ati have, ntukabwire papa wawe utyo, ntukamwubahuke bigeze aho ngaho. Yabajije rero papa wa Bara ati haba habaye iki? Naho Bara ati mubaze ukuntu yafunze konti zanjye zose maze bikarangira nsebeye mu kabari. Mama we ati nibyo se koko? Papa wa Bara ati yego rwose nibyo, kubera ko uyu muhungu ntabwo yakomeza kwangiza amafaranga yanjye nakoreye bimvunnye ngo maze akomeze kuyatagaguza mu nzoga no mu bintu bidafite umumaro. Agomba kumenya rwose kujera ndetse akamenya ko n'ubuzima butoroshye nk'uko abitekereza. Mama we rero aramubwiye ati ariko ibintu papa wawe ari kuvuga nibyo, sinzi impamvu ahubwo uri kuvuga nabi bigezaho. Bara rero yahise agenda ajya mu cyumba ariko asiga abwiye papa we ati ndakubwiza ukuri ko nudafata amafaranga yose ngo yasubize kuri konti zanjye nk'uko byari bimeze, ujya wumva bavuga ngo kuzimu, nzakuzana ku ibere hano muri iyi nzu, uzakubona n'amaso yawe imbere yawe. Papa rero wa Bara yari yumiwe ukuntu umuhungu we amubwira ibyo yishakiye, amwubahuka, nta kinyabupfura agira, mbese wagira ngo ni umwana bangana. Mama we ariko nawe yasigaye yumiwe kubwira papa wa Bara ati cyakoze ndumiwe, umwana wanjye wagira ngo yanyweye itabi neza neza, tekereza nk'amagambo yose ari kuvuga. Ku rundi ruhande rero Apolline ni inshuti magara ya Ombeni, aba rero yagiye kumusura aho aba yarimukiye ndetse rwose aba ari kumutera udustori, nyamara Ombeni w'ibitekerezo biba byamutwaye ntaba hari habe na gatoya. Sinzi ukuntu rero Apolline areba maze agasanga uyu musore ni nkaho nta kintu na kimwe yigeze yumva mu byo yamubwiye byose. Yahise afata umusego arawumutera maze Ombeni amera nk'ukangukiye hejuru ati wari uri kumbwira ngo iki? Apolline byaramubabaje ati none se niba utari ukeneye ko tuganira, iyo umbwira nkigumira mu rugo ko nari kuba mfite byinshi byo gukora, kubera iki wemeye ko nza kukureba nyamara rwose uzi ko nta mwanya mfitiye? Ombeni rero aramubwira ati mbabarire, ni ukuri sinshaka kugenda, ndashaka kuguma hano, ahubwo nyine mfite ibibazo byinshi cyane, nagiye kureba papa twaravuganye. Apolline ati ndumva byaba ari byiza kuko hari hashize igihe kinini ubishaka. Naho rero Ombeni ati gusa ntabwo rwose biryoshye kuko papa wanjye afite undi muryango kandi ni ukuri ntabwo rwose ubwo buzima mbwifuza habe na gatoya. Apolline ati uko byagenda kose, uko papa wawe yaba ameze uko ari kose, ariko ntagikuraho ko ari papa wawe, azahora ari papa wawe ubuzima bwose. Apolline rero yahise ahaguruka maze agenda amwegera, yahise amubwira ati gusa nyine njyewe ndahari, icyo uzakenera cyose ko nagufasha ndahari, gusa nanone ndifuza yuko wandeka nkinjira mu muryango birenze uko byari bimeze, maze rwose bikarenga kuba inshuti, bikarenga ikivandimwe, bikarenga buri kimwe cyose. Ombeni atari ko urabizi ko n'ubundi mu muryango wanjye rwose urahari kuko ni wowe na mama wanjye mfite mwenyine kuri iyi si. Ikindi kandi urabizi ko urenze kuba inshuti ukaba urenze kuba umunyamuryango. Nyamara si ibi ngibi Apolline yashakaga kumva, kuko nyine Apolline yakundaga uyu musore birenze. Yifuzaga rero ko uyu musore noneho yamubwira ko bakwiriye kujya mu rukundo, maze rwose akamuha indi titire yo kuba umukunzi we aho kugira ngo ahore ari mushiki we cyangwa se ari inshuti isanzwe. Nyamara ntabwo Ombeni we yabyumvaga, yari ari gukomeza nyine kumubwira ati ni ukuri urabizi ko n'ubundi uri inshuti yanjye magara, urenze abantu bose, urenze ibyo byose n'ubundi utekereza. Apolline yabonye ko uyu musore nta gitekerezo afite maze ahita amwikiriza ati yego, gusa mu mutima we yatangiye kwibwira ati ahari njye n'uyu musore ntabwo bizigera birenga ahangaha, nyamara ndamukunda, mutegereje imyaka myinshi kugira ngo ambwire ijambo ndagukunda ariko ntashobora kubivuga. Undi munsi rero Bara na papa we ndetse na mama we bari bicaye bari gufata amafunguro, maze papa wabo yatangiye rero kubabwira ati ndifuza yuko
twazafata ifoto y'umuryango. Naho mama wa Bara ati ni igitekerezo cyiza kuko hari haciye igihe rwose utaduha igitekerezo nk'icyo, najyaga ntekereza ko ahubwo umuryango wacu ntacyo kikubwiye. Bara rero nawe yumvaga rwose ari igitekerezo cyiza. Naho rero papa we yahise amubwira ati noneho ubwo mubinyemereye, reka dushake umunsi ubwo nzamenyesha na Ombeni na mama we maze nabo baze dufatane iyi foto. Bara yahise arakara maze atangira gukubitagura ku meza ati ariko papa, utekereza yuko kukubabarira byatunaniye noneho uzaduhatiriza kugira ngo twemere uriya muryango? Ntabwo bishoboka. Ibyo bisa nkaho rwose uri gukomeza kudukorogoshora mu gisebe. Geza aho ngaho, bari abantu ntabwo tubashaka kandi nta nubwo tuzigera tubashaka. Naho rero mama wa Bara yahise amubwira ati have wibwira papa wawe iyo mvugo, wizamura ijwi kuri papa wawe, gerageza rwose worohemo. Gusa nyine mama wa Bara n'ubundi yahise abwira papa we ati ariko ibintu ari kuvuga nibyo, ntabwo rwose byashoboka, ntabwo waduhatiriza gukunda uriya muryango kubera yuko buriya hari ibintu bitingingwa, urukundo narwo ntabwo rujya rwingingwa ndetse n'icyubahiro ntikingingwa. Bara rero yahise abwira papa we ati sinzi impamvu rwose ukomeza kuduhatiriza uko tubakunda kandi bidashoboka. Naho papa we ati ariko ntabwo nifuza ko uyu muryango wacikamo kabiri, mwabishaka mutabishaka, bariya ni amaraso yanjye kandi bazakomeza bambarwaho. Rero uko byagenda kose turi umuryango umwe. Bara yahise amubwira ati mva rero nkubwiye papa, rwose wowe nta kibazo, uzagenda ubakunde, ntabwo tubikubujije. Ikindi kandi uzabahishe nk'uko n'ubundi wari warabahishe indi myaka yose yashize, kubera ko njye sinzigera mbakunda habe n'umunsi wa rimwe. Akimara kuvuga ibi rero mama we nawe yahise avuga ati nanjye nuko, nanjye rwose sinzigera mbakunda habe n'umunsi wa rimwe icyo wakora cyose. Uyu papa rero wa Bara byamunaniye kubyakira maze ahita afatwa n'umutima, yamanutse buhoro yifashe mu gituza ari nako kandi ataka maze abaguye hasi. Bahise bahamagarira ambulance n'ubwoba bwinshi, nyamara yamugejeje kwa muganga yamaze gushiramo umwuka kare. Birumvikana rero uyu muryango wari ubabaye cyane kubera ko byari bibaye nk'ibintu rwose bitunguranye. Kubyakira byari ibintu bikomeye, gusa bagombaga kubibwira Ombeni ndetse na mama we ko nyine uyu mubyeyi yari yitabye Imana. Mama wa Ombeni akimara kubimenya rero byaramubabaje maze ajya kureba Ombeni aho yari yarimukiye. Yamubwiye iyi nkuru. Ombeni yababajwe cyane nuko kuva babonana na papa we nibura batigeze banaganira inshuro zirenze imwe cyangwa se ngo bagirane ibihe byiza, none akaba amucitse. Mbese byabaye nkaho akimubona yamuciye mu myanya y'intoki. Gusa nanone nta yandi mahitamo yari afite, byari ukubyakira nyine kuko n'ubundi byari byabaye. Bagombaga kugenda bagashyingura ndetse bagakora imihango yose igomba gukorwa. Ibyo rero biraba bikarangira maze Bara bagashyingura nyine bikarangira bakaniyakira rwose. Nyuma rero y'igihe Bara yari ari kwitemberera agiye kuri supermarket, maze ageze imbere yayo yahise abona abantu babiri bari bari gutongana. Uwo rero yari Apolline wasohotse muri supermarket maze aba agonganye n'umusore. Uyu musore wari ufite imishiha wagira ngo hari aho yari avuye gutongana n'ubundi. Apolline yahise amubwira ati ariko se wagiye ugenda ureba, urabona ukuntu ngonze? Naho uyu musore yatangiye kumubwira nawe ati ni njyewe uri kubwira, ni njyewe, ahubwo ukwiriye kunsaba imbabazi. Apolline ati nkaho wazinsabye ari wowe, uzi ko wagira ngo ntabwo warezwe? Uyu musore ati nukuvuze? Ati ahubwo nagushyiramo iki, njyewe ntabwo bajya banzanaho iyo mikino. Kano kanya rero Bara yarabageze iruhande maze ahita ababwira ati hano habereye ibiki? Atumva saba imbabazi gira vuba, ntukagonga abakobwa cyangwa se ngo bakorere amakosa, maze nurangiza ntusabe imbabazi. Urumva ukuntu uri kubwira umukobwa amagambo aremereye gutyo? Naho rero uyu musore ati njye nsaba imbabazi, wowe sore nkande ubimbwira? Bara yaramubwiye ati saba imbabazi bikiri mu nzira nziza, cyangwa se mpamagare abasekirite barinda hano maze mbabwire ko uri guhohotera umukobwa imbere ya supermarket yabo maze urebe ukuntu bakugirira nabi. Uyu musore yatinye guseba maze ahita amubwira ati umbabarire. Yahise abivuga nabi nyine maze ahita agenda. Bara rero yahise amubwira
ati ihangane. Ubwo yabwiraga Apolline ati nitwa Bara. Apolline ati nanjye nitwa Apolline, urakoze rwose kuba unkijije uyu muntu. Apolline ati gusa nyine yarambangamiye bikabije. Bara ati icyangombwa ni uko agusabye imbabazi. Apolline yahise aseka ati yego urakoze rwose kuba umfashije. Bara rero yahise amubwira ati none se nabanza nkakugeza aho wari ugiye. Apolline ati waba ukoze cyane kuko rwose ndabona wagira ngo uyu munsi ntabwo nabyutse neza. Baragiye rero bajya mu modoka maze aramutwara amugeza iwabo. Akiyamugeza rero murumuna wa Apolline yumvise imodoka maze ajya kurebera mu irido. Yabonye umusore mwiza cyane maze akomeza amureba. Mukuru we rero yarinjiye maze ahita amubwira ati Apolline mbabarira umbwire uriya musore se mwiza kuriya ukuzanye ni uwahe? Naho Apolline aseka ati umubonye hese? Murumuna we ati urabizi ko niyo wahisha umuntu mu rukweto njyewe byarangira ntamubonye. Bahise batangira kubiseka rero maze Apolline ahita amubwira ati ariko uriya musore ntabwo muzi, gusa yankijije undi musore nanone wari umereye nabi rwose imbere ya supermarket. Naho rero murumuna we ati hanyuma se waba watahanye nimero ze cyangwa we yatahanye izawe? Apolline ati njye sinari kuzitahana kuko ntazo nari kumwaka kandi nawe ntabwo yigeze anyaka izanjye. Murumuna we ati hoya wibeshya, nta musore n'umwe wakureba gutyo uri umukobwa mwiza uteye neza ngo maze ntagusabe nimero, ahubwo ngo bya bindi byawe yazigusabye urangije urazimwima kandi rwose ni akazi kawe. Apolline ati ni ukuri ntazo yigeze ansaba. Murumuna we rero yatunguwe ati yakurebye arakwitegereza gutya ntiyagusaba nimero? Ati ahubwo se uriya musore se yaba afite umugore cyangwa afite umufiance? Ariko se nanone ko ari muto cyane ku buryo rwose yaba nta mugore afite? Oya rwose ubwo niwe wazimwemye, ndakuzi kandi ntugakomeze kwirangaraho. Umunsi wakurikiye rero Apolline yarabyutse maze asanga rwose nta message nta appel n'indi biri muri telefone ye bigaragaza ko rwose Ombeni byasaga nk'aho atakimwitayeho. Yatangiye kumuhamagara adakuraho ariko Ombeni ntafate telefone, akamwandikira message ntazisubize. Murumuna we rero yarabyutse maze asanga uyu mukobwa ari kuri telefone yanze kuyivaho. Naho rero Apolline ati ariko ubu Ombeni yabaye amahoro gute mwandikira message ntansubize, nkamuhamagara nawe ntansubize ntanyitabe? Murumuna we ati ko wagiye ku muhungu w'abandi agahumeka wasanga yariboneye umusheri none bakaba bari kumwe, ubwo rero nawe ukaba uri kumusakuriza. Apolline yahise amera nk'umuntu ushukukiye hejuru ati umusheri nkaba ntabizi se? Ati ibyo bintu ntabwo nshaka kubyumva mu matwi yanjye. Murumuna we yarasetse ati nakubeshyaga ariko uko kuntu wikanze nyine ntabwo wakabaye wikanga utyo kuko n'ubundi nta kintu na kimwe mupanga. Apolline rero aramubwira ati ndamuhamagara kugeza igihe rwose aza kunyitabira kubera ko ndumva nkeneye nyine kumenya amakuru ye. Ku rundi ruhande rero Bara yari amaze iminsi myinshi adasohokana na za nshuti ze, yongeye kuzihamagara rero kugira ngo basohokane. Gusa yatunguwe n'ukuntu aba basore bagihura nta n'umwe wigeze amubwira ati komera kuba yaratakaje umubyeyi, ahubwo baricaye maze batangira bose kuvuga imyata amafaranga. Umwe atumva noneho rwose uwo mafaranga yagarutse, reka tuyasingize ko yagarutse kubera ko noneho yaje ari na menshi. Ubu ngubu ufite amafaranga menshi papa wawe yakuraze wasigaranye, ubu noneho tuzayatunywa kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru nta kuruhuka, kandi tunywe icyo dushatse, tunywe inzoga zihenze, mbese tugiye kujya turyoshya ubuzima kubera ko rwose ubu noneho wabaye umukire ufite amafaranga menshi. Kano kanya yari ari kubitegereza ukuntu bakomeza bavuga amafaranga n'ukuntu bazajya banywa. Byageze aho rero yumva mu mutwe we biri kubira, byaramubabaje ku buryo yananiwe kubyihanganira maze abakubise ku meza. Yahise ababwira ati ariko muri babi bigeze aho, muri mwese nta muntu n'umwe wigeze nambwira kwihanganira ko nabuze umubyeyi, ahubwo mwese mushishikajwe n'amafaranga yasize. Nta soni mufite, icyanyu ni ukuzanywa gusa. Burya bwose nta na rimwe mwigeze mutekereza ku biba biri kumbaho, icyo muba mutekereza gusa ni icyo mbaha. Yahise arakara rero maze ahita ahamagara umuseriveri. Yahise amubwira ati mpereza fagitire y'ibyo nanyweye byanjye njyenyine. Umuseriveri yarayizanye maze ahita amwishyura, arangije kandi amuha tipu y'amafaranga menshi. Yaramubwiye ati bano bari hano buri wese araza kwiyishyurira. Yahise ahaguruka arigendera ababwira ati umva mwese mujye mwimenya, ikindi kandi ubushuti bwacu burangirira aho kubera ko mbonye ko muri inshuti zo mu kabari gusa. Yahise yitahira. Naho aba basore basigaye barebana
dore ko nta n'amafaranga bari bafite. Mbese ibyabaye kuri Bara wa munsi bamusigaga mu kabari nabo uyu munsi nibyo byarangiye bibabayeho. Bara rero bakigera mu modoka yahise abona akabano, ubwo ni akantu gafata imisatsi y'abakobwa kari mu modoka ye. Yahise atekereza ko rero ari wa mukobwa yatwaye wagatayemo. Yahise agafata arakitegereza maze ahita yigira inama yo kukamushyira, dore ko n'ubundi yari avuye mu kabari abihiwe cyane, yari akeneye nibura ahantu yajya akaba aniyicariye, akaba nyine ari kurelagisa. Yaragiye rero akomanga nyine kwa Apolline. Apolline yarafunguye maze atungurwa no kubona uyu musore, ati hanyuma se kuje hano habaye iki? Naho rero Bara ati kano kantu wagasize mu modoka yanjye. Apolline yarakitegereje maze ahita amubwira ati uzi yuko natekerezaga ko ntazongera kubona aka kabano ukundi, atari ko n'ubundi nizere ko atari ko konyine kakuzanye hano, ahari hari ikindi cyari kikuzanye, kubera ko uyu mubano ntabwo watuma ushyira esanse mu modoka ngo use kundeba. Bara aturebye ntabwo ari wowe wonyine, kubera yuko nifuzaga no kongera kwibonera ya sura nabonye rimwe gusa. Ikindi kandi numvaga rwose nkeneye n'umuntu twakwiganirira, mbese numvaga nje kugusura nta gihombo naba mfite. Apolline ati ntiwumva se? Ati nta kibazo rwose, ngaho icara ubundi umbwire nicyo nkwakiriza, ubundi nkwakire nta kibazo twiganirire. Nyuma y'iminsi rero umu avoka wa papa wa Bara yarabahamagaye umwe ku wundi, maze ababwira yuko bose bifuza ko bahurira hamwe maze akagira ibyo ababwira ku bibareba nyine nyuma y'urupfu rwa papa wa Bara. Bose rero barateranye, maze uyu mu avoka rero yababwiye ko yifuza kubasomera irage nk'uko ryasize ryanditswe na papa wa Bara. Bose rero bamuteze amatwi, gusa Bara we ntiyabyumvaga kubera ko yari kumubwira ati ariko umuryango wa papa ni njyewe na mama gusa, abo bandi ntabwo barimo. Naho uyu mu avoka ati njyewe ndavuga ibyanditswe kandi byavuzwe na papa wawe, ntabwo rwose ibyo uri kwivugira ntabwo mbyitayeho. Icyiza ahubwo ni uko mwatuza maze tugatangira gusoma ibyo yasize yanditse. Baratuje rero maze atangira asoma ati umugore wanjye mukuru, ubwo ni mama nyine wa Bara, musigiye $250,000 inzu asanzwe abamo ndetse n'ubundi butaka bwacu yavugaga nyine aho buri. Ati hanyuma umugore wanjye wa kabiri, ubwo ni mama wa Ombeni, musigiye $150,000 inzu asanzwe abamo ndetse n'ubutaka bundi bwanditse mu mazina ye, ibyo ni ibye. Hanyuma rero ku bana banjye, abana banjye bo ntabwo mbaraga ubukire gusa, ahubwo ndashaka nyine kubaha n'inshingano bagomba gukora kugira ngo bazabone nyine ibyo nzaba narabaraze byose. Umuhungu wanjye Ombeni muhaye 50% mu ruganda rwanjye, ubwo niko yaravugaga n'izina, kandi guhera aka kanya bisomwa agomba guhita aba directeur w'uru ruganda. Naho rero uyu musore Bara we yari ari kuvuga ati hoya ibyo bintu ntabwo bishoboka. Naho rero uyu muavoka ati ceceka nkomeze mvuge. Uyu muavoka rero yakomeje gusoma ati naho rero umuhungu wanjye Bara we nzamuraga imigabane yanjye iri muri company nayo yari ari kuyivuga, gusa nyine agomba kubanza kubikorera kugira ngo azabibone, hanyuma kandi agakora ayobowe na Ombeni, niwe ugomba kuzajya amwerekera buri kimwe cyose. Hanyuma abandi banyamigabane ndetse n'abandi bayobozi ba company nibemeza koko ko uyu muhungu amaze kuba responsable ku buryo yabasha kujera ibyo namusigiye, nibwo bwonyine azaba yemerewe kubifata. Naho ubundi natakora ngo agere ku rwego rw'uko abantu bose babyemeza, ubwo nyine ibyanjye nzaba naramuraze bizahabwa abatishoboye. Ikindi kandi nihagira umwe mu muryango wanjye wanga irage namuhaye, ubwo bishatse kuvuga ko icyo gice cyose irage ryacyo rizaba ribuze. Ubwo byari bishatse kuvuga yuko niba Ombeni, ni urugero rworoshye, aramutse yanze ibyo papa we yamuraze, bishatse kuvuga ko na mama we nta burenganzira azaba afite ku byo yarazwe. Niba kandi Bara nawe yanze
uko ibyo bamuraze ko agomba kubanza gukora kugira ngo abibone akabyanga, bishatse kuvuga ko na mama we ibyo yarazwe nawe nta burenganzira azaba akibifiteho, byose bizagenda bikajya gufasha abatishoboye maze bo bagasigarira aho ngaho. Urumva ko nyine hari harimo agatego kandi gakomeye, ku buryo nta mubyeyi n'umwe wari kureka umwana we yivumbura kuri izi nshingano yari ahawe. Gusa nyine baratangiye gusakuza ati ibyo ntabwo byashoboka, njyewe ntabwo nakora n'amafaranga yose papa wanjye afite, ahubwo ubu bivuze yuko uyu mugore kandi nawe mwarangije kuryamana, akaba ariyo mpamvu uri kuvuga ibintu byose ujya ku ruhande rwe. Uyu mwavoka yararakaye dore ko yari n'umupapa mukuru kandi wiyubashye. Ati njyewe umwavoka ukomeye uzwi ku rwego rw'igihugu urifata ukavuga yuko naryamanye n'umuntu, uramenye wa mwana we utanyubahuka utanansebya. Ni nako kandi mama wa Ombeni nawe yari kumubwira ati uramenye wa mwana we ntukubahuke abantu bakuruta. Byarangiye rero bahagurutse nyine barigendera, gusa Bara na mama we basigaye batari kumvikana kuko Bara yamubwiraga ati njyewe ntabwo nakora uko byagenda kose. Mama we ati mwana wanjye ubitekerezeho neza, kubera ko uramutse udakoze urumva ko n'ibyo nasigaranye byateshwa agaciro. Naho Bara ati ariko se papa yadutesheje umutwe akiri muzima, none adutesheje umutwe yaramaze no gupfa. Ku rundi ruhande ariko Ombeni nawe ageze mu rugo na mama we yari ari kumubwira ati njyewe rero ibi bintu ntabwo rwose nzabikora kubera ko sinshaka ibibazo, ngiye kongera nigendere, njye sinifuza rwose ibintu bintesha umutwe. Mama ati hoya ugomba kubikora kubera ko niko papa wawe yabishatse, ikindi kandi wabikora utabikora nta na rimwe uriya muryango uzigera ugukunda, nta na rimwe uzigera ukwishimira, nta na rimwe rwose bazigera bagufata nk'aho uri mu muryango wabo. Ikiza ahubwo ni uko wakora maze ahazaza hawe hakaba rwose hafite umutekano, ugakora ibishoboka byose kugira ngo n'amafaranga ya papa wawe n'imitungo ye bitazapfa ubusa. Ukwiye gushyiramo akabaraga kuko yarakwizeye kandi nanjye ndakwizera, ndabizi neza ko rwose nufata ziriya nshingano bizatuma yaba imitungo ya papa wawe itazasubira inyuma, ahubwo izakomeza kugenda yiyongera. Bikorere papa wawe kuko rwose niba ushaka gushimisha uriya muryango byo ntabwo uzigera ubigeraho na rimwe. Ombeni rero yahise amubwira ati nta kibazo ndabyemeye ku bwa papa, kuko papa yavuze ko ashaka ko tuba umuryango umwe, reka ngerageze, ahari niyo mahirwe yo kugira ngo uriya muryango tuziyunge. Ku rundi ruhande rero Apolline aba yicaye ari muri telefone ari no kwisetsa, naho murumuna we ati noneho se ko wishimye uri kuganira na Ombeni? Naho rero Apolline ati hoya ntabwo ari Ombeni ahubwo nyine ni Bara, ndabona rwose yari ari kunyandikira ama message. Naho murumuna we ati wa musore mwigeze guhura ari kugutabara, ntiwambwiye se yuko atigeze nyine aguha nimero? Apolline ati yego niko byari bimeze, ariko yaje hano nyuma anzaniye akantu kanjye nari nataye mu modoka ye. Murumuna we yatangiye kubyina ati ntiwumva, ati ni ukuri tuba duhora rwose dutegereje ibitangaza, nyamara nta munsi n'umwe Imana itajya idukorera ibitangaje. Nanjye nk'aka kanya rwose ndatangaye sinkubeshye, reba imyaka yose wirutse inyuma ya Ombeni, wagira ngo rwose yaragufasha gufungira nk'ahantu, nta wundi musore n'umwe wabonaga. N'ubu ngubu wari uhangayikishijwe nuko atari gusubiza message zawe, nyamara no gukora ibyo byose wagira ngo akubona nk'igipupe cyangwa se ntuhari. Ariko reba umusore araje rimwe gusa none ahise akwigarurira, ahubwo nyine fatiraho, ubundi uyu niwe wawe, niwe wari utegereje. Ombeni mwihorere akomeze nyine arebe. Ombeni mwihorere akomeze yirangareho, gusa nyine uyu musore we ntazagucike. Ombeni rero yaje gutangira akazi, ariko rwose abona mukuru we ntabwo ari kugera ku kazi. Yafashe umwanya rero maze ajya kumureba mu rugo kugira ngo rwose arebe ko bakwiyunga maze bagatangira gusenyera umugozi umwe. Yaragiye rero bamuhakari baricara, mu kanya Bara yaje muri salo atimukubita amaso ati wowe uri hano ukora iki ko ntibuka rwose nguha gahunda yo kubonana nawe? Ombeni ati ariko nje mu mahoro, ndifuza ko njye nawe twaganira maze rwose tukabasha kumvikana nk'umuryango. Bara ati twumvikana nk'umuryango?
urumva se wanyibagiza ko mama wawe yaciye inyuma mama wanjye bakakubyara, maze bigatuma papa wanjye amera nk'aho ataye mama wanjye? Ntabwo ibyo bintu nshobora kubyibagirwa. Ombeni ati ariko ibyo bintu rwose ni iby'ahashize, ikindi kandi njye nawe nta ruhare twigeze tubigiramo, nta n'icyo twakora kandi kugira ngo duhindure ahashize, ariko njye nawe dushobora kugira icyo dukora kugira ngo twubake ahazaza, maze dukore umuryango umwe nk'uko papa yahoze abyifuza. Bara rero ntabwo yamwumvaga, n'ubundi yamubwiye nabi cyane, amubwira amagambo mabi, maze Ombeni birangira n'ubundi afashe inzira arataha. Akigera mu rugo rero yabibwiye mama we, maze mama aramubwira ati ubundi wajyaga hehe? Nawe ufite amaraso ya papa wawe, nta kintu na kimwe rero ushaka kuri uriya muryango, uburenganzira bafite nawe nibwo ufite, ntabwo rwose ukwiye kujya kubingingira kubana neza, nimba batabishaka byihorere. Ombeni ati ariko ndashaka ko rwose ibyo papa wanjye yifuje byazagerwaho n'ubundi tukaba umuryango umwe. Mama we ati ibyo birakomeye cyane. Naho rero ku rundi ruhande Bara ndetse na Apolline bari bamaze kuba inshuti cyane rwose. Hanyuma rero umunsi umwe bavuye kwitemberera, Apolline yabwiye Bara ati ariko ndifuza ko wamforowinga ku mbuga zanjye nkoranyambaga. Yamubwiye amazina ye, maze Bara ahita amubwira ati rwose sinkunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, hari n'igihe nshobora kumara n'umwaka wose ntaranazirebaho, ariko ndazifite nubwo ntakunda kuzikoresha. Hanyuma rero rwose nta kibazo, nzaguforowinga ku mbuga zose ukoresha. Apolline rero byaramushimishije, maze nyine baratandukana. Bara rero yabaye akigera mu rugo yicaye muri salo, maze atangira kwirebera nyine amafoto y'uyu mukobwa, dore ko yabonaga ari n'umukobwa mwiza, nyine yabonaga amwishimiye. Akireba rero kuri IG amafoto agiye atandukanye, yarebye iya mbere, areba iya kabiri, ku ya gatatu haje video, maze ahita asanga iyi video yari yicaye muri salo, maze Ombeni ahita aza amuryamaho, ariko amubwira ati ariko sister wanjye kubera iki rwose uba wagiye ugatinda, urabona nk'igihe cyose uba umaze utaza kundeba. Nyine we yahise atekereza ko bashobora kuba bakundana. Kano kanya rero Bara mu mutwe yahise avuga ati umva, burya bwose uziranye na murumuna wanjye, kandi nta kintu cyiza na kimwe nifuza ko uyu musore yazigera abona mu buzima. Have rero nze nawe rwose mugukure mu nzara, kubera ko sinifuza ko hari ikintu na kimwe azigera agira mu bintu byose akunda. Reka mpere kuri wowe mukwambura. Yahise afata telefone rero, maze ahita ahamagara kano kanya rwose Apolline. Nyamara Apolline yaramwitabye, maze uyu musore ahita amubwira ati umeze neza, uzi ko se namaze kuguforowinga, ahubwo se ko numvaga nifuza yuko nagusohokana. Nyamara yabivugaga Apolline ari kumwe na Ombeni bari kuganira, maze Apolline nyine amaze kwitaba iyi telefone yahise abwira Ombeni ati hanyuma rero ubu ndagiye. Ombeni ati none se ninde wagushakaga? Naho Apolline ati ni umushuti wanjye, ariko rwose ntabwo umuzi. Ombeni rero yaramubwiye ati nta kibazo, ariko nyine nsigaranye irungu, kubera ko Apolline ari we wari wagiye kureba Ombeni. Bahise rero bajya kwisohokera nyine na Bara, gusa Bara mu mutwe we hari harimo ko rwose agomba nyine guseduza uyu mukobwa kugeza atangiye kumukunda, maze bagatangira nyine kumera nk'aho bakundana, ariko nta rundi rukundo afite, ahubwo ari ukugira ngo amuteshe Ombeni. Yabonaga ko rwose ashobora kuba ari inshuti magara ya Ombeni. Amasaha rero yo gusohoka yarageze, maze Bara ategura buke nziza cyane ayizanira Apolline. Yaraje rero arakomanga, maze murumuna wa Apolline aramufungurira, yicaye muri salo. Apolline rero yavuye kwitegura, maze ahita asanga uyu musore yicaye muri salo na buke nziza cyane y'indabyo yarafashe mu ntoki. Apolline rero akikubita amaso yahise nyine atungurwa, kubera ko ibi ntabwo yari abyiteguye. Bara yarahagurutse maze aramuhobera, ahita amuhereza izi ndabyo ati wamaze kwitegura se, maze tugende? Naho rero Apolline ati yego rwose nta kibazo, kandi urakoze ku bw'izi ndabyo. Naho rero Bara atari ko nukuri wambaye neza, urahumura neza, uri mwiza cyane. Murumuna rero wa Apolline yahise agaruka, maze Apolline ahita amubwira ati hanyuma rero uyu ni Bara, ni inshuti yanjye cyane, naho rero uyu ni murumuna wanjye.
murumuna we rero ntabwo yari nyine kubera ko batari bamumubwiye, ntabwo yari yigeze amuvugisha. Yahise amubwira ati bara nishimiye rero guhura nawe kandi rwose uri bogari birenze, uri mwiza cyane, none se ahubwo murategura ko muzabigira official ryari kugira ngo nyine mubishyire ku mugaragaro ko muri couple ko n'ubundi muberanye, gusa nyine murajyanye, sinzi niba nta wundi muntu urabibabwira. Nyamara ari kuvuga ibi byose Apolline yari ari hafi kumupfuka umunwa kuko yumvaga ari kuvuga ubugambo bwinshi. Naho rero Bara yari ari guseka. Apolline yahise abwira Bara ati umbabarire, avuga amagambo menshi nyine nuko yabaye, gusa umbabarire ku byo avuze byose. Bara ariko ntabwo yigeze yibeshya kubera ko rwose ibyo yavugaga byose ni ukuri, nta nubwo kandi bimbangamiye, ahubwo ndumva binshimishije. Byabaye nkaho rero Apolline atangiye kugira isoni, maze Bara ahita amubwira ati nta kibazo twagenda. Bageze aho bari basohokeye maze batangira kuganira. Apolline aramubaza ati ariko kutajya umbwira ku byerekeranye n'umuryango wawe, kutajya unyibwira nyine muri make. Bara rero yaramubwiye ati impamvu ntakunda kuvuga ibintu by'ubuzima bwanjye ni uko iyo mbuvuze ntangira kubihirwa ndetse no kurakara, gusa kubera ko hari bimwe na bimwe ukeneye kumenya. Ubundi nyine njye mbana na mama wanjye twenyine kubera ko papa wanjye yarapfuye, hanyuma rero nitwe nyine ubwo twasigaye. Naho Apolline ati none se nta bandi bavandimwe ugira, nta mushiki wawe, nta murumuna wawe cyangwa mukuru wawe? Barati ndamufite umuvandimwe wanjye, ariko ntabwo tuva indimwe ni neza, nyine tuva indimwe kuri papa wanjye, gusa nyine ntacyo avuze na kimwe, ubundi bisa nkaho rwose nta mumaro afite mu buzima bwacu. Apolline yose amubwira ati we ntabwo bishoboka, umuvandimwe wawe ntabwo yaba nta mumaro afite mu buzima bwawe, kubera ko buriya amaraso ni ikintu gikomeye. Njyewe ndi umwana umwe kwa papa wanjye na mama wanjye, hanyuma rero kera najyaga mba ndi kumwe n'inshuti zanjye, maze rwose nkazibwira ukuntu mba mbabajwe no kuba nta bavandimwe mfite. Zo rero zakundaga kumbwira ko nyine ziba ziri kurwana n'abavandimwe kubera ko bakunda kugabana ibintu byinshi, ariko njye nahoraga nifuza ko nibura wampa uwo tuzajya tugabana ibyo bintu byose, ndetse yashaka akanabifata byose, kubera ko nahoraga mfite irungu, ntagira uwo dukina, ntagira uwo tuganira. Gusa nyuma naje kugira nyine inshuti yanjye y'umuhungu, yari inshuti yanjye magara, noneho biza kurangira abaye nk'aho ari umuvandimwe wanjye, nibwo nibura natangiye gutuza. Bara ati none se uriya mukobwa mubana ntiwambwiye ko ari murumuna wawe? Naho rero uyu mukobwa ati nyine urumva uriya mukobwa n'ubundi twaje kumenyana turi bakuru, kubera ko ntabwo tuva indimwe mu maraso, nuko nyine twahuye tukaba inshuti ndetse bikanarangira mugize umuvandimwe wanjye. Ntabwo nyamvuga ko ari inshuti yanjye, buri gihe mvuga yuko ari murumuna wanjye, gusa ntabwo nkiri mutoya twari tuziranye, urumva nari njyenyine rwose, nabaga njyenyine. Ubu rero niyo mpamvu namenye agaciro k'umuvandimwe. Rwose umuvandimwe wawe icyo mwaba mupfa cyose nubwo ntakizi, ariko uzagerageze ibibazo byose mufitanye mubikemure, kubera ko umuvandimwe nta muntu n'umwe wamusimbura. Kano kanya ariko Bara we yari yatangiye kurakara, yahise amubwira ati rero kugira ngo rwose uyu mugoroba utaza kutubihira, mbabarira ibyo biganiro tubyihorere, ahubwo nyine dutangire kwiganirira ibindi. Uyu munsi rero kandi mu masaha y'ijoro, ubwo Bara yari yicaye ari wenyine, yaratekereje cyane maze atangira kwibwira atari ko gutwara umuntu umuvandimwe wanjye akunda ntabwo bihagije, ahubwo icyiza ni uko nazamutwara na buri cyose papa wanjye yamuraze maze agasigarira aho. Yahise rero yigira inama ko kugira ngo ibi byose bishoboke ari uko nyine agomba kuzajya ku kazi, maze noneho akabimutwara byose nta gushidikanya, ntagire ikintu na kimwe amusigira, ndetse agatangira no kumwigiraho inshuti, ku buryo rwose Ombeni atekereza ko ari inshuti ubu ngubu bahuje kandi nyine bari gusenyera umugozi umwe. Yahise rero amuhamagara maze amusaba yuko umunsi ukurikira bazahura. Ombeni rero yaraje maze Bara aramubwira ati impamvu rero naguhamagaye ni uko rwose nifuza ko uhamagara twakubahiriza icyifuzo cya papa, ndifuza ko twashyira hamwe ibintu byose tugakundana nk'umuryango kandi tukaba abavandimwe kuko turi amaraso amwe, ubundi nta kintu cyakabaye kidutandukanya.
ikindi kandi ndifuza kuza ku kazi nk'uko papa wanjye yabivuze, maze tugafatanya ukamfasha, ukajya nyine ugenda umbwira aho nasobanukiwe, mbese tugakora neza neza nk'uko yabyifuje. Ombeni rero yarishimye maze abwira Bara ati niba hari ikintu kinshimishije ni iki, ndanezerewe ubyumve, uyu munsi rwose uranejeje. Bara rero yategetse umukozi wabo ko ari bubategurire amafunguro adasanzwe, akabategurira ameza, maze aba bombi bagasangira, ndetse yabivugaga amubwira ati utegurire njyewe n'umuvandimwe wanjye. Mbese wabonaga ko ibintu nyine byashyushye, bakundanye ndetse baniyunze. Ombeni yatashye yishimye byamurenze, naho rero Bara ese yicaza mama we aramubwira ati rero ubu ngubu rwose ngiye kujya ku kazi, kandi namaze rwose kwiyunga n'umuvandimwe wanjye, nta kibazo namba tugifite, sinifuza yuko ibyo papa wanjye yandaze byazahabwa abatishoboye. Ikindi kandi ngomba gukora ku buryo izina rya papa ritazasibangana, maze ibyari ibye bikazakomeza ari iby'umuryango wacu. Ngomba gukora ibishoboka byose, kandi kuri iyi nshuro noneho rwose njenje ku buryo nta muntu n'umwe uzabasha kunshyira ku ruhande. Abantu bose bagiye kumenya ngo Bara ni muntu ki, afite imbaraga zingana iki, ashoboye iki. Mama we wese amuhobera ati mwana wanjye ndishimye ntushobora kubyumva, natekerezaga ko ahari ushobora rwose kuzareka nyine ibya papa wawe ndetse n'ibyo yagusabye ntubyubahirize, ariko uyu munsi ndanezerewe, ubundi uyu niwe muhungu wanjye, ubyumve ko rwose binshimishije. Bara rero yari ari guseka, ari nako kandi avugana na mama we rwose ubona yishimye cyane. Icyo mama we atarazi ni uko ibintu byose yari agiye gukora nta rukundo rwari rurimo, ndetse nta na responsibility yari afashe, ahubwo we yumvaga yifuza kwihorera kuri Ombeni maze akamusiga nta kintu na kimwe afite. Umunsi wo gutangira akazi rero Bara baramwakiriye nyine nk'umukozi mushyashya ndetse nk'umwana wa bosi. Bamaze rero kumwakira, yasigaye nyine muri sale ari kumwe na Ombeni. Ombeni yaramubwiye ati wakoze cyane, ni ukuri kuba nyine wagaragaje ko rwose ufite ubushake bwo kugira ngo dukorere hamwe. Bara yahise akuramo rinete maze aramureba, aramubwira ati ubundi se watekerezaga ko ndi bukubite ku meza? Watekerezaga ko ndi bukora iki? Gusa nanone ibyo nakora byose utagira ngo rwose nzemera kugendera munsi y'amategeko yawe, ntutekereze ko uzigera untegeka na rimwe. Ombeni rero yaramwihoreye kubera ko yabonaga nyine uyu musore yahindutse, ndetse rwose bisa nkaho yanarakaye. Undi munsi rero Apolline yaratashye maze ataha rwose afite amamverope arimo ibintu bihenze cyane yari yaguze nyine by'amamarika azwi. Yasanze rero murumuna we yicaye muri salo, yahise amubwira tumva uyu munsi ndi kumva nishimye ntabwo ushobora kubyumva, nashopinze ibintu byiza nari nkeneye. Naho murumuna we ati hanyuma se ko ndeba washopinze ibintu bihenze, waba wabikuye hehe ko rwose aya mafaranga utabasha kuyarekura ngo ushopinge ibi bintu? Naho rero Apolline atumva ahubwo mfite inkuru nshaka kukubwira, uzise yuko nsigaye numva nkunda cyane Bara, numva rwose naramaze kumwiyumvamo, nubwo nahoraga ntegereje ko ahari umunsi umwe Ombeni azambona nk'uko nanjye mubona, akareka kumbona mu isura ya mushiki we, ahubwo akambona nk'umukobwa yakunda. Ariko nubwo bitakunze, gusa sinzi impamvu mba numva wagira ngo n'ubu rwose agatima karacyatererayo. Naho rero murumuna we ati mbabarira uceceke, ntitugatangire kuvuga iby'urukundo ngo utangiye kuzanamo kandi Ombeni mwihorere, ni musaza wawe nyine naguma iyo hirya, ahubwo nyibwirira amakuru nyine y'umukunzi mushya. None se yaba yaragusabye ko nyine mwakundana bikaba official? Naho rero uyu mukobwa ati hoya ntabwo arabinsaba, nta nubwo rwose arerura ngo ambwire ko ankunda, ariko nanjye ndabibona n'amaso yanjye ko ankunda. Ibyo ankorera byose bigenda bibinyereka, utugifite twa hato na hato, indabyo, amagambo meza mbwira, utumesaje, guhamagarana bya hato na hato, mbese ibikorwa nkorera bigaragaza ko ankunda. Gusa nanjye ndamukunda, maze kumwiyumvamo mu buryo bushoboka bwose. Murumuna we ati ntiwumva noneho uyu munsi rwose nibwo wavuga ijambo rizima, ndumva nishimye. Imyaka yose yari ishize nta musore n'umwe ushobora kwemerera urukundo, nibura kuri iyi nshuro wemeye ko hari umuntu ukunda. Ubyumve ndikumva binshimishije ku buryo numva nakugurira kunywa maze tugaserebura.
uno munsi rero nanone Bara yari yasohokanye Apolline, maze batashye bari mu modoka bahagaze imbere yo kwa Apolline, Bara yaramwitegereje maze ahita amubwira tumva, iyo ndebye amaso yawe meza n'indoro itagira uko isa, noneho ukarenzaho kundeba ukamwenyura, ntakubeshye mba numva rwose umutima utakindi mu gituza. Naho rero Apolline atari ko se ubundi mu by'ukuri misiyo mfiteho ni iyihe? Bara rero amwenyura yahise amubwira ati niyo gutuma unkunda ukankunda cyane. Apolline byabaye nkaho rwose afite isoni, gusa yagiye kumubwira ati n'ubundi wamaze kubigeraho kuko umutima wanjye warawiyeguriye, naragukunze wese arabura gato ngo nsare. Agiye kubimubwira ariko n'amasoni abura aho ahera bimubwira, maze ahita amubwira atumva, uyu munsi rwose nagize umunsi mwiza, naryohewe bishoboka byose, mbabarira umfashe maze undeke ngende, nkeneye kujya mu rugo kuko mfite ibintu byinshi byo gukora. Ubwo rero rwose naho gutaha, gusa wumve ko wanshimishije. Naho rero Bara yahise amubwira ati nanjye nishimye, numvaga tutatandukana ariko nta kundi nyine, ugira umugoroba mwiza. Naho rero ku rundi ruhande Apolline ndetse rwose na Ombeni bo byasaga nkaho batakibona umwanya wo kuba bavugana, kubera yuko Ombeni akazi kari karamutwaye, ntabwo yarakibonera umwanya Apolline. Mbese Apolline rero yararakaye abona ko rwose bisa nkaho ubucuti bwabo nta n'icyo bukibwiye Ombeni habe na gatoya. Umunsi umwe rero Bara na Apolline umunsi umwe rero Ombeni yari ari ku kazi, yari afite rwose inama n'abantu bafite imigabane muri iyi kampani. Hanyuma rero yashatse dosiye yagombaga nyine kubaha, maze arayibura, dore ko iyi dosiye yari ingenzi cyane kugira ngo babone nyine imikorere y'iyi kampani bashoyemo uko imeze. Ariko yarayishatse arayibura ahantu hose, bamaze isaha yose bicaye bategereje ko ayibona, ariko birangira bisa nkaho rwose ayibuze burundu. Bamaze rero kwihiba batangiye no kumubwira nabi, batahari wahawe inshingano udashoboye, ahari nyine ntabwo rwose wakabaye wicaye muri uyu mwanya, kubera yuko iyi dosiye yari ingenzi cyane ku buryo idakwiriye kubura. Bahise babona barayinjiye ayifite mu ntoki, ati hoya rwose mwirakara kuko icyo mwashakaga ndagifite, dosiye ngiyi hano. Yahise ayibahereza, nyamara Ombeni yarakanuye areba uyu musore cyane, yibajije ahantu yaba yayikuye, maze rwose biramuyobera, ariko nanone araceceka. Aba bagabo rero bari bicaye bategereje bahise babwira Bara bati ntureba, ahubwo rwose ni wowe muhungu wa papa wawe, sinzi impamvu papa wawe atari wowe yicaje kuri iriya ntebe kuko urashoboye, urabona ko rwose uri responsable kurenza uko twabitekerezaga. Batangiye kumushimagiza, ari nako kandi raporo yatanzwe ikagera hejuru nyine ivuga yuko uyu musore rwose yita ku bintu ndetse ashoboye kurusha murumuna we. Bakimara gusohoka rero Ombeni yahise abaza Bara ati iyi dosiye wayikuye he ko mbizi neza ko yari iri hano? Naho rero Bara ati ahubwo ubutaha uzajya ucunga neza kugira ngo ntazongera kuyisanga aho nayisanze, gusa nanone icyangombwa ni uko nyine ibonekeye mu gihe tukaba tubashije gusova kampani yacu, ariko ntutekereze ko ibi bintu nzahora mbikora, ugomba kuzajya wita ku byo ushinzwe kubera ko buri gihe sinzaba mpari kugira ngo ngusove. Naho Ombeni ati ariko ndabizi neza ko iyi dosiye yari iri muri tiruwari yanjye, sinibaza rero ukuntu yahavuye. Bara ati ibyo nibyo utekereza nyine, ariko bitandukanye na realite. Ubwo rero baratandukanye, gusa umunsi wakurikiye wa mwavoka wabo yaje mu rugo kwa Bara, yabwiye mama we ati umuhungu wawe ari kwitwara neza cyane, ndetse abayobozi bose bari kwishimira imyitwarire ye, harabona rwose nk'amezi 2 cyangwa 3 maze akaba ashobora kwegukana uburenganzira bw'imitungo ye yose, kubera ko abantu bose bari kumushima imyitwarire ye. Yamaze kugenda rero, maze mama wabwira Bara ati mwana wanjye rwose unteye ishema. Naho rero Bara ati ahubwo se ma wagira ngo hari icyo wari wabona? Buretse rwose mbirimo neza, ibintu byose biraje bizajye ku murongo. Umunsi rero wakurikiye Bara aba yasohokanye na Apolline bari gusangira, bari kuganira nyine nk'ibisanzwe, wabonaga ari abantu bari mu rukundo, nubwo nta n'umwe wari wabyemerera undi, ariko rwose byaragaragaraga mu maso yabo ko bari gukundana. Hanyuma rero Ombeni yaje kureba Apolline, gusa yasanze murumuna wa Apolline ari uhari,
yamubajije aho ari maze murumuna we ahita amubwira ko adahari. Naho Ombeni ati none se yaba yagiye kuri kaminuza? Murumuna we ati hoya, nkurikije imyambarire, ati nkurikije ukuntu yagiye yambaye nabonye rwose bisa nkaho asohokanye n'umuntu. Naho rero Ombeni mu maso ye rwose wahise ubona abaye nk'umuntu wijimye. Murumuna wa Pauline ati none se urafushye ko ndeba rwose wagira ngo uramufuhiye? Ombeni rero yarasetse, ariko kwa kuntu useka nyine udasetse, ati hoya. Naho rero murumuna wa Pauline ati ariko nta kibazo waba ugumye hano maze ukamutegereza twaba tugumanye nta kibazo? Ombeni ati hoya, reka ngende gusa uze kumumbwirira ko naje kumureba nkamubura, ariko rwose wabonaga ko bino bintu bisa nkaho bimubabaje. Murumuna rero wa Pauline yaramubwiye ati ariko kubera iki buri munsi uza hano uje kureba Pauline gusa, nta wundi muntu n'umwe ushobora kuza kureba? Nta kibazo igendere, ariko nizere ko hari umunsi uzamenya yuko muri iyi nzu harimo n'abandi bakobwa beza. Ombeni rero byasaga nk'aho atari kumva icyo uyu mukobwa uri kumubwira, nyamara uyu mukobwa yari yaramaze kwikundira uyu musore. Ombeni yahise amubwira ati umugoroba mwiza, maze aba arigendeye. Nyamara Pauline atashye, murumuna we yamubwiye ko Ombeni yaje kumureba gusa ntacyo byari bimubwiye. Yaramubwiye ati sawa. Murumuna we ati ntacyo bikubwiye se? Naho Pauline ati nta na kimwe rwose, kubera ko namutegereje igihe kinini, ubu rwose nanjye ndabivuyemo, nsigaye mfite undi muntu nihebeye, mfite undi muntu nkunda, ubu nawe ashatse yashaka undi mukunzi ntacyo byaba bimbwiye. Murumuna we ati koko? Naho rero Pauline ati cyane rwose, ahubwo reka njye kwiryamira, ibyo ngibyo rwose nta mwanya ntibiha. Nyuma y'iminsi rero Ombeni aba ari ku kazi, ajya kumva rero akumva arahamagawe by'igitaraganya ko akenewe rwose muri sale y'inama. Yagiyeyo rero maze asanga abanyamigabane bose n'abandi bayobozi bose ba kampani bateranye. Batangiye rero kumubwira yuko hari ikibazo kandi gikomeye, hari amafaranga yasohotse muri kampani ataragombaga gusohokamo, kandi bikagaragara ko ari we wayasinyiye, nyamara rwose bikaba bitarakurikije amategeko. Yarababwiye ati hoya, ibyo bintu ntabwo byashoboka, kubera ko ngiye amafaranga yose nasinyiye babanzaga kubinyuzamo amaso ababishinzwe, ndetse rwose bakareba ko nta kibazo na kimwe kirimo. Nta na rimwe nigeze nsinya binyuranyije n'amategeko, nta na rimwe kandi nigeze nsinya ibintu bitemejwe n'abandi bayobozi. Bamubwiye ko rero ubu rwose bikomeye, kubera ko dosiye iri no muri polisi, ndetse bari kugenzura rwose umuntu waba yarakoze ibi bintu, cyane cyane ko uwasinye bwa nyuma ari nawe rwose bireba cyane, ari nawe kandi uri gukekwa. Bamubwiye ko rero kugira ngo ibintu bigende neza n'iperereza rikorwe neza, agomba kuba avuye ku nshingano ze kugira ngo ibi bikurikiranwe. Ndetse bamubwira yuko kubera ko nyine Bala nawe afite imigabane myinshi muri iyi kampani, ari we uzaba umusimbuye mu gihe adahari. Ombeni rero yarababaye birumvikana, ariko nanone kubera ukuntu yahoraga yifuriza ibyiza iyi kampani, yababwiye ati ngewe nta mpamvu yo kubananiza, ntacyo nishinja mu mutima wanjye, ndabizi ko ibintu byose byanyuze mu nzira nziza, ubu rwose nta kibazo naba nzivuyeho kugira ngo ibintu byose binyure mu mucyo. Gusa ndabizi neza ko rwose mutazatinda kubona yuko ibyo mwanshinje bitari byo. Nyamara rero ikintu atarazi ni uko Bala ari we wari uri inyuma y'ibi byose, ndetse ari we washakaga yuko uyu musore asohoka muri iyi kampani, maze Bala akaba ari we uyisigarana. Ombeni rero yasohotse hano maze ajya gushaka nyine Bala kugira ngo babivugane, maze ahita asanga ntabwo ari hano. Gusa yatekereje ukuntu ibintu byose Bala ari we wamubwiraga kubikora, nyamara rwose ntanamuhe umwanya wo kubitekerezaho, maze atekereza ko uyu musore ashobora kuba ari we ubiri inyuma. Yagiye yihuta rero ajya mu rugo iwabo kumushaka, ageze yaramubaza ati ni ibiki wakoze? Bala yisekera ati nakoze siporo gusa nta kindi. Naho Ombeni atari kurakeka ibintu ndi kukubaza ari imikino? Urakeka se ari ibintu bishekeje ku buryo ari burage nzanye hano? Mbwira kubera icyo nkoze biriya bintu? None se kuva na kera kose wari umupango wawe wo kugira ngo uzanyigizeyo muri kampani? Naho rero Bala yahise aseka ati none se ninjye nakubwiye ngo usinye ibintu utasomye? Ombeni rero yahise amubwira ati ubise unamenya ibyo navugaga? Naho rero Bala ati cyane, ati ndabizi. Gute se umuyobozi nkawe yasinya ibintu atigeze asoma?
gusa nyine ubu tuvugana abayobozi bose n'abandi bafatanyabikorwa bose barabizi byabagezeho, bazi ko nta bushobozi ufite bwo kuyobora iriya kampani kubera ko rwose nta bwenge ufite habe na mba. Ombeni rero yahise amubwira ati ariko urabizi ko rwose ibintu byose twabikoranaga. Naho rero Bara ati ariko niwe wari umuyobozi, ntabwo ngewe nari umuyobozi, niwe wagombaga kumenya ibyo ugomba gusinya n'ibyo utagomba gusinya. Ubwo nyine babonye ko nta bushobozi ufite, ubwo ugomba kuva muri kampani kubera ko n'ubundi wazayihombya. Kano kanya rero Ombeni yabonye ko rwose yagambaniwe ndetse ko ibintu byose byari biri mu mupango ndetse ko noneho ntaho yabicikira habe na gatoya. Yahise abwira rero Bara ati ntako ntagize, nagerageje rwose kuba umwana mwiza no gushaka kumvikana nawe, ariko wowe buri gihe wahoraga ucukura urwobo rwo kuntamo. Nta mahitamo mfite, gusa nanone ngaho genda rwose ubigumemo maze kandi uryoherwe. Bara rero aseka yahise amubwira ati ngaho ugira ibihe byiza, ariko nyine iyo ni imirabyo, inkuba ziri inyuma. Ombeni yatekereje rero ikintu cyaba kiri inyuma gikomeye kurusha ibi, maze rwose yumva ntabwo abyumva, ariko yahise akomeza arigendera. Yabibwiye mama we rero ibintu byose ukuntu byagenze, maze mama we aramubwira ati narakubwiye ko nta gihe na kimwe uzigera wumvikana n'uriya muryango, sinzi impamvu rwose wagerageje kwicisha bugufi bigeze aho. Muri wikendi rero Bara yasohokanye Apolline, maze uyu munsi barasangira. Bara rero yamubwiye yuko hari ijambo rikomeye yifuza kumubwira. Yaramubwiye ati ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi ndashaka yuko waba uwanjye. Ndifuza rwose ko nawe wanyemerera yuko unkunda, kubera rero ukuntu Apolline byasaga nkaho rwose bimutunguye. Bara rero yahise amubaza ati waba ufite umukunzi se? Naho rero Apolline ati hoya rwose nta mukunzi mfite, ndetse igisubizo ni yego, kubera ko nanjye nari mbitegereje. Icyakubwira ukuntu maze iminsi ntegereje ko rwose uzambwirira ijambo, kuko nanjye naragukunze, ahubwo wari wankindiye, warankerereje. Bombi rero bahise bahoberana, byagaragaraga ko rwose bisa nkaho byari ukorosora uwabyukaga. Byari ibyishimo rero, ndetse rwose baranabiserebura, barabyishimiye cyane. Uyu munsi rero Apolline yaratashye, maze abwira wa mushuti we ati noneho byabaye official, kubera ko Bara yansabye yuko naba umukunzi we ku mugaragaro, noneho byemewe. Ntabwo ushobora kumva ukuntu nishimye, ndanezerewe ntiwabyumva. Nyamara murumuna we nawe niko kandi yari ari rwose kwiteretera Ombeni, dore ko yari yaramukunze, nubwo bwose Ombeni byasaga nkaho atanamwitayeho, ariko nawe yari abigeze kure. Ombeni rero we iyi minsi yamaze atari gukora, noneho yari ari gutekereza neza cyane. Hanyuma rero yatangiye gutekereza ko ari cyo gihe kugira ngo abe yagira umukunzi. Nyamara yatekereje ko nta wundi muntu n'umwe yaha umutima we uretse nyine Apolline. Yabwiye rero mama we ati mama rero hari ikintu nifuza kukubwira, ndifuza nyine kukubwira ko niteguye kuba nasaba Apolline ko noneho twabasha kujya mu rukundo. Uriya mukobwa tumaranye imyaka myinshi, kandi rwose iyo ubirebye uba ubona nyishimiye, nanjye kandi nuko. Nicyo gihe rero cyo kugira ngo mubwire ko mukunda. Mama we rero akibyumva yarishimye cyane, ati ntakubeshye uriya mukobwa muraziranye bihagije, reba igihe cyose mumaranye, ahubwo ngewe numvaga mwakabaye mwarakundanye kera, sinzi impamvu rwose mwatinze, gusa mwana wanjye uranejeje ubyumve. Naho rero ku rundi ruhande Bara we yari ari gutekereza ko noneho agomba kurangiza Ombeni neza neza, ko rwose agomba gushyiraho akadomo. Yabwiye rero mama we ati mama rero ibintu byose byabaye, ndifuza ko nyine twazatumira Ombeni ndetse na mama we, maze n'ubundi tukiyunga nka famiye, mbese tugashyira hamwe tugasangira tukaganira, mbese tukiyunga ku bintu byose byagiye biba hagati yacu. Mama we rero yumvise ari igitekerezo cyiza, maze ahita amubwira ati mwana wanjye uranshimishije, papa wawe yaba yarakiriho yakaba yari proud yawe, ndetse rwose yakwishimira intambwe umaze gutera wubaka uyu muryango kugira ngo ube umuryango umwe.
Bara rero yabwiye mama we ati cyane rwose ndifuza ko umuryango wacu uba umuryango ukomeye umuntu uwo ari we wese atabasha kumeneramo. Nyamara icyo atari azi ni uko rwose yari afite imipango ahubwo yo kuwusenya burundu, noneho birenze uko yawusenye. Mama wa Bara rero yahise ahamagara mama wa Ombeni amubwira ko amushaka byihutirwa. Mama wa Ombeni yaje kumureba maze mama wa Bara aramubwira ati hanyuma rero twagiye rwose tugirana ibibazo bitandukanye, ariko nanone ndabona aricyo gihe cyo kugira ngo dukore umuryango wiyunze. Umugabo wacu ajya kwitaba Imana yasize avuze ko yifuza ko rwose twazaba umwe tukumvikana muri byose. Hanyuma rero nabitekerejeho nsanga tugomba guhura maze tugasangira tukishima, ndetse n'abana bacu nabo rwose bakishimana nk'abavandimwe. Mama wa Ombeni byaramushimishije maze aramubwira ati ni ukuri icyo gitekerezo ni cyiza cyane, ntabwo wakumva ukuntu nahoraga nibaza umunsi tuzumvikana maze rwose byahise tukabisiga inyuma yacu, ahubwo nyine tukubaka ahazaza turi umuntu umwe. Barishimye rero maze rwose bose icyo gitekerezo bagihurizaho. Hanyuma rero mama wa Ombeni yaratashye maze abwira Ombeni ko rwose ubu imiryango yiyunze noneho neza nta kibazo na kimwe bafitanye, ndetse ko babatumiye kugira ngo bazajye gusangira. Ombeni rero yarishimye kubera ko yumvaga ko noneho ahari nyine na Bara yabashije gucururuka, ibintu byose bizaba bimeze neza. Umunsi rero wo gusangira nyine Bara yari yanabwiye mama we ko kandi kuri uyu munsi yifuza kuzamwereka umukunzi we umukobwa yihebeye, ko rwose ashaka ko bazahura. Naho mama wa Bara yari yamubwiye ati nta kintu kiryoshye nk'icyo ngicyo, dore ko rwose ntigeze mbona n'umukobwa n'umwe wigeze uzana muri uru rugo. Urumva ko rero ari ikintu kidasanzwe kuba noneho waba ugiye kunyereka uwo mukundana, ubyumve rwose biranshimishije. Bara rero akibwira iyi nkuru Apolline yarashyushye, noneho ibyishimo byari byose kubera ko itekerezaga ko noneho n'ababyeyi bagiye kumumenya, ndetse ko rwose noneho bizaba ari ibintu birenze bitigeze bibaho ukundi. Hanyuma rero kuri uyu munsi nyine Apolline yariteguye yambaye ikanzu nziza kuko ntabwo byari bisanzwe, yari agiye guhura n'umuryango w'umusore yihebeye. Naho ku rundi ruhande Ombeni na mama we nabo bariteguye maze rwose baza kwa Bara. Bagezeyo mbere maze bakicaye ku meza bari gusangira nyine batangiye gufata utuntu tworoheje, dore ko byasaga nk'aho uyu mukobwa Apolline yahawe isaha iri inyuma y'iz'abandi kubera ko yasanze batangiye no gufata amafunguro. Igihe rero bari bari kuyafata, Ombeni yari ari kubwira Bara ati tekereza ko ntari nzi ko uyu munsi uzagera ngo twiyunge tube famiye imwe, twicare ku meza nk'ajya turi gusangira. Maze Bara akajya aseka ariko asekera ku ryinyo. Ababyeyi nabo niko bari bari kuganira, ubona rwose ari umuryango wishimye. Hanyuma rero bagiye kumva bumva umuntu arakomanze, bahise barebana bati hari undi mushyitsi se twari dutegereje. Naho rero Bara yahise abwira nyine aba bashyitsi ati umukunzi wanjye yagombaga kuza nuko yari yakererewe. Mama we rero yahise ababwira ati mfite amatsiko yo kureba umukazana wanjye, ni ubwa mbere umuhungu wanjye agiye kunyereka umukunzi. Naho rero Ombeni ati ntabwo mushobora kumva ukuntu nishimye kuba umunsi wa mbere dusangiye gutya nk'umuryango, ari nabwo kandi tugiye kubona undi munyamuryango mushya. Bose bari bishimye rero maze amaso bayahanga ku rugi. Umukozi rero yaragiye arafungura maze Apolline arinjira. Akimara kwinjira yatunguwe n'abantu yasanze bicaye hano, nabo kandi niko byagenze bahise batungurwa. Maze Apolline yahise abaza Bara ati aba bantu se muraziranye? Naho rero mama wa Ombeni ati Apolline ugeze hano gute? Mama rero wa Bara niwe wabonaga rwose ameze nkaho ari hagati nk'ururimi, we nta gitekerezo yari afite. Ati none se uyu mukobwa muramuzi? Ombeni rero n'umujinya mwinshi yahise nyine abaza Apolline ati ni wowe mukunzi wa Bara? Naho rero Apolline ati ahubwo biratangaje kuba rwose nje hano nkahabasanga. Bara we yari yakomeje kwifatira amafunguro nkaho nta cyabaye.
ndetse rwose ari no kunyuzamo akamwenyura. Mama we yaramubajije ati mbwira ibi ni ibiki, ntumbwire yuko uyu mukobwa ashobora kuba aziranye n'iyi famiye. Naho rero mama wa Ombeni yahise ababwira ati yego uyu mukobwa ni inshuti cyane ya Ombeni, ndetse rwose Ombeni yari afite gahunda yo kuzamubwira yuko amukunda ku mugaragaro. Mama rero wa Bara kano kanya nibwo yari ari kumva ibijya mbere, yahise ababwira ati oya ntimubwire ko umuhungu wanjye ibi bintu byose yabipanze kugira ngo azabasebye ndetse abababaze. Ntimubwire yuko yambwiye ko azanyereka umukazana, abizi neza ko uyu mukobwa ashobora kuba afitanye isano n'uyu musore Ombeni. Nizere ko ibyo bintu atari byo, nizere ko utabinkora Bara. Naho Bara ati umva, byose byari biteguye ndetse byari biri mu mupangu. Yahise rero aceceka arabihorera, bose batangiye gutongana batangira gushwana. Ni nako kandi Apolline nawe byaramurenze, maze ahita amubwira ati burya bwose ibi byose wabikoze kugira ngo uzababaze umuvandimwe wawe, uyu niwe muvandimwe wawe wahoraga uvuga, burya bwose ibi byose wari ubizi guhera ku itangiriro, maze ukina n'amarangamutima yanjye kugira ngo ubone uko uzihorera unababaza amaraso yawe. Gusa rwose urantengushye nubwo nataye igihe, ariko nanone menya yuko rwose utari ukwiriye umutima wanjye. Yahise rero asohoka yihuta. Naho rero Ombeni nawe yahise asohoka yihuta nawe ajya mu modoka, kuko yumvaga adakeneye kugira ikindi kintu na kimwe yumva giturutse muri uyu muryango. Na mama we kandi nuko nawe yahise amukurikira. Apolline byaramurenze, yaratashye ajya mu rugo maze abiganiriza wa muvandimwe we, dore ko nyine na n'aka kanya yari atarumva ibintu byabaye. Yumvaga bino bintu byabaye birenze, ku buryo yumvaga birenze ubwenge bwe. Ombeni rero we yaragiye maze ariheba, ibibazo biramurenga, agira agahinda gakabije, yanga gusohoka mu cyumba cye. Yamaze iminsi nta kintu na kimwe yifuza gufata. Mama we yaramubwiye ati ariko mwana wanjye urashaka kwiyahura gute? Ushobora kuba noneho warabaye umugabo w'imbaraga nkeya bigeze aha, ntabwo ari wowe nareze. Wambwiye ko ukunda uriya mukobwa, gute utahaguruka ngo urwanire urukundo rw'ubuzima bwawe? Naho rero Ombeni ati kurwana rwose ntabwo nkibishoboye, ndumva imbaraga zarashize, naragerageje ariko byaranze. Ikindi kandi akunda undi muntu, ntabwo nabasha gukomeza kurwanirira umuntu ufite undi akunda. Naho rero mama we ati ariko uzi igihe cyose yagutegerereje, uriya mukobwa uzi inshuro zose yifuzaga yuko umubwira yuko umukunda, wowe wari umeze nk'aho uri impumyi, ahari ntiwabibonaga. Njye natekerezaga ko ubizi, ndetse hari n'igihe najyaga ngira ngo murakundana, ariko wowe byasaga nk'aho ari ikintu wishyize ku maso. Ntabwo rwose ari wowe nareze. Rero haguruka, kandi ibintu byose ushaka by'agaciro kuri wowe ugomba kubirwanirira maze ukabyigarurira. Nyamara ku rundi ruhande Bara nubwo yari afite buri kimwe cyose mu bintu byose yaraharaniye, ari kampani yari ayifite yose, ndetse kano kanya yari amaze rwose no kwangiza amarangamutima ya Ombeni, mbese yari amwatse buri kimwe. Ariko noneho ntiyigeze agira amahoro habe na gatoya. Nawe yararyamaga ntasinzire, ibibazo byari ibibazo, ndetse rwose uko ahumirije amaso yabonaga isura ya Apolline mu maso ye. Yatangiye rero gutekereza ko akunda Apolline bya nyabyo, nubwo yatekerezaga ko ashaka kumukoresha, ariko rwose ko byarangiye amukunze. Mama we rero yari yaramurakariye, yaramubwiye ati birangiye usenya umuryango kurenza uko wari umeze. Najyaga ntekereza ko papa wawe yaba proud yawe aramutse agarutse, ariko ahubwo agarutse yakumirwa, yakwiheba, yakwibaza niba uri amaraso ye cyangwa utari amaraso ye. Mama we yaramurakariye, yumvaga nta kintu na kimwe yifuza ko bavugana, kuko rwose uyu mwana yari yaramutengushye mu buryo bugaragara. Muri iyi minsi rero umubabaro wari wose kuri Ombeni, murumuna wa Apolline we ntabwo yahwemaga kwita kuri uyu musore, ndetse rwose no kumukomeza kumuba hafi, dore ko wagira ngo rwose niwe wari umusheri we. Yaramuhamagaraga akamureba buri gihe, ku buryo byageze aho ngaho Ombeni nawe agatangira kubona ko uyu mukobwa amwitaho mu buryo budasanzwe.
Ku rundi ruhande rero byasaga nkaho rwose Bara umutego yitegeye ahubwo byarangiye ari we ushibukanye. Yatangiye gutekereza ko rero yajya gusaba imbabazi Apolline kubera ko yumvaga rwose ibintu yakoze atari byo habe na gato kandi bitarigeze binamuha amahoro. Yaragiye rero ajya kwa Apolline maze agikomanga, Apolline niwe waje kumufungurira. Akimubona yarikanze ati mu bantu natekerezaga ko nabona ntabwo rwose wari urimo, uzanywe n'iki hano? Hari ikintu cyawe se waba warasize hano cyangwa hari icyo najyanye utari kumpamagara ngo nkuzanire? Bara rero yahise amubwira ati nje kugusaba imbabazi, ndifuza ko rwose twaganira. Naho rero Apolline ati nyuma yo kunkoresha maze ukankoresha kugira ngo wihorere ku muvandimwe wawe, urumva ukeneye kunsaba imbabazi? Uransaba imbabazi se ziki? Keretse ahubwo niba uje kumbwira intsinzi wagezeho, ibyishimo ufite kubera ko wabashije kwihorera ku muvandimwe wawe ndetse ukegukana buri kimwe cyose, kereka niba ibyo uje kumbwira. Barati hoya rwose ntabwo ari byo nje kukubwira, ndetse nta nubwo nishimiye ibintu byose byabaye bitangira. Numvaga nzagira umunezero nimara kwihorera ku muvandimwe wanjye, ariko igitangaje ni uko ahubwo nasanze ari njye nibabaje kurusha uko nababaje undi muntu uwo ari we wese. Rero nje kugusaba imbabazi kubera ko narakubabaje, nababaje mama wanjye, nababaje kandi Ombeni, nababaje mama we, nababaje buri umwe ndetse nanjye ntiyibagiwe. Ngusabye imbabazi rwose ku byo nakoze, kubera yuko binagitangira natekerezaga ko nzaba ndi kugukoresha, ariko naje gusanga ahubwo naragukunze kurusha uko naba narakunze undi muntu uwo ari we wese. Kano kanya rero Apolline yumvaga nyine atunguwe n'amagambo uyu musore ari kumubwira, ukuntu ari kumubwira ko rwose yamukunze. Apolline ati warankunze bya nyabyo n'umutima wawe wose? Naho rero Bara ati cyane. Ati wankunze kugeza ku ruhe rwego? Bara ati nagukunze ku rwego ikintu cyose wantegeka nagikora, ariko tukongera tugasubirana. Apolline rero yaramubwiye ati niba wumva warankunze kandi ukaba ugikeneye ko njye nawe twagumana, ikintu kimwe ugomba gukora ni ukwiyunga n'umuvandimwe wawe, kandi noneho bya nyabyo ukamusaba imbabazi atari ukwikiza, ndetse nta n'ikindi kintu kibiri inyuma. Bara rero yarabimwemereye ati keretse icyo udashaka byose nzabikora kandi nk'uko ubishaka. Hanyuma rero umunsi wakurikiye Apolline yagiye kureba Ombeni, yifuzaga ko nyine yajya kumureba akamuganiriza ibyabaye ndetse akanamubwira ko Bara ari kwicuza ibyo yakoze byose. Akigerayo rero yahise abona nyine Ombeni abaye nk'uwikanze ndetse amera nk'umuntu utunguwe kuba uyu mukobwa aje hano. Ombeni rero yahise amubwira ati gusa nyine ntabwo rwose wakabaye waje utampamagaye. Naho rero Apolline ati ariko n'ibisanzwe, nsanzwe nza rwose ntaguhamagaye. Akivuga ibi rero yahise abona murumuna we asohotse mu cyumba cya Ombeni. Yaratunguwe maze ahita amubwira ati ibi byose kuva ryari mukundana? Ati wowe wari uzi ko burya bwose nakundaga Ombeni, naho nawe wacaga inyuma ukamukunda? Murumuna we yatangiye kumubwira ati hoya rwose ntabwo namukundaga mbere ya cya gihe nawe wamukundaga, ahubwo ntangiye kubona yuko nta kintu kiri hagati yanyu ndetse utangiye gusohokana n'undi musore, niko rwose natangiye kumva noneho nakomeza kumugenda iruhande, ndetse kugeza igihe nawe azabonera ko nanjye twakundana nta kibazo. Ombeni rero yatangiye kwisobanura. Naho rero uyu mukobwa nyine Apolline yarababwiye ati ariko nta kibazo na kimwe kirimo, kubera ko Ombeni naramukunze n'umutima wanjye wose. Kuba rero yaba ari kumwe na murumuna wanjye nta gihombo kirimo, kubera ko n'ubundi ni muri famiye. Gusa nyine hari ibyo nari nje kukubwira, ni nabyo bahise batangira kuganira. Rwose ubona ko nta n'icyo bimubwiye, ahubwo ashimishijwe no kuba aba bombi barakundanye kandi rwose bakaba bahuza. Bara rero kandi yafashe umwanzuro wo kuzajya kureba Ombeni maze rwose akamusaba imbabazi. Yagiye iwabo rero maze Ombeni akimubona ntabwo rwose yabyumvaga ko ari uyu musore uje kumureba, ariko nanone kubera yuko Apolline rero amubwiye ko uyu musore yicuza ibintu byose yakoze, yahise atekereza ko ahari nyine aricyo kimuzanye, nubwo atari abyizeye neza kuko yatekerezaga ko uyu musore adashobora guhinduka. Ombeni rero n'ubundi wabonaga rwose atisanzuye habe na gatoya,
naho Bara yatangiye rero kumubwira ati hanyuma nje hano kugusaba imbabazi, ndagusaba imbabazi z'ibyabaye byose, natekerezaga ko ahari kukwambura ibintu byose bizampa amahoro, ni njyewe rwose natumye nyine uva ku kazi, yamubwiye byose uko byagenze n'ukuntu byose ari wowe wabipanze, kano kanya rero Ombeni byaramubabaje ati koko ni wowe wankoreye biriya bintu byose, naho rero Bara ati yego gusa nyine umbabarire naricujije, byatangiye kandi nifuza kugukuraho umukunzi wawe, natekerezaga ko mukundana kuko rwose nabibonye kuri IG ye, ariko nanone naje gusanga ahubwo naramukunze kurenza uko nabitekerezaga. Kano kanya rero Ombeni yahise amubaza ati ibindi byose twavuze reka tube tubyihoreye, mbabarira umbwize ukuri, none se ubundi bimeze bite hagati yawe ndetse rwose na Apolline, ntumbwire ko nawe wamukinishije. Bara rero yaramubwiye ati ntabwo mukinisha, ndamukunda bya nyabyo, noneho kugira ngo rwose utekane ni uko ubundi njya kumenyana na Apolline twamenyanye na mbere y'uko menya ko wowe muziranye, ibyo nabibonye nyuma, ni nabwo rwose nagize uriya mugambi, ariko n'ubundi nkimukubita amaso bwa mbere naramwishimiye, maze rwose nifuza ko twaba inshuti, gusa ntabwo rwose nari nzi ko muziranye. Nkimara kumenya ko muziranye rero ibintu byarihindukije, maze numva nshatse kumukoresha nkwihoreraho, gusa ndashaka kukubwira ko byose nibeshye, ibyo nakoze byose nta munezero n'umwe nigeze mbona, ahubwo niboneyemo agahinda gusa. Ibintu byose rero kubera ukuntu yari amaze kubibwira Ombeni noneho yari amaze kubona ko uyu musore rwose nta kintu na kimwe amuhishe, ndetse afite umutima mwiza kandi rwose yihannye, dore ko yanamubwiye ati niteguye rwose kugusubiza poste yawe maze ugasubira ku kazi, kandi tugakomeza tugakorana, nanjye nkaguma kuri poste yanjye, kuko namaze kubona yuko nta kintu na kimwe cyasimbura ubuvandimwe, nta kintu na kimwe cyakuraho ko njye nawe tuva indimwe. Ikindi kandi icyifuzo cya papa wanjye noneho tugomba kugishyira mu bikorwa bya nyabyo. Bino bintu byashimishije Ombeni ati none se niki kiri bumbwire ko noneho ibi bintu bitazongera. Uyu musore yaramubwiye ati ntibizongera ukundi, nyizera rwose, kandi urabona ko ibintu byose nari mbifite mu biganza byanjye, iyo nza kuba rwose ntagukeneye mu buzima ntabwo mba nyiriwe nza kugusaba imbabazi. Aba bombi rero bariyunze maze barahoberana, ibyishimo byari byose, noneho buri umwe wese yagiye kubwira umubyeyi we ko noneho biyunze bya nyabyo. Ababyeyi babo rero nabo barishimye, maze noneho bapanga kuzahura kugira ngo basangire, ariko noneho nta kibazo na kimwe gihari, dore ko mama wa Bara yamubwiye ati nizere ko nta kindi kintu umbikiye utazantungura, cyangwa se ukaba hari akandi gahwa uzanjombesha ku munsi nyirizina. Bara yaramubwiye ati mama nta na kimwe, kuko naje kubona ko burya ibintu byose wifuriza abandi birangira ari wowe bibayeho. Hanyuma rero ubu ngubu ngiye kuzajya mparanira ko abantu bankikije bagira umunezero kugira ngo nanjye mugire. Ikindi kandi uyu ni umuryango wanjye, ntaho nawuhungira, nta n'icyo nakora kugira ngo uyu muryango wanjye nkwihakane. Umunsi wo gusangira rero noneho byari byashyushye, dore ko nyine yaba Ombeni yari yatumiye umukunzi we ndetse na Bara yatumiye umukunzi we, ibyishimo byari byose. Noneho warabibonaga ko rwose nta kintu na kimwe kiri inyuma, uyu muryango wari unezerewe kandi umuryango wari wishimye, batangiye gusangira banaganira noneho, maze bagiye gusoza Ombeni rero yarabwiye ati ndishimye cyane, ntabwo mushobora kubyumva kubera ukuntu ubu ngubu Apolline mureba namufataga nkaho n'ubundi ari umuryango wanjye, noneho rero kuba ari kumwe na mukuru wanjye byaranshimishije, ntabwo mwabyumva, kubera ko Apolline ni umwana mwiza cyane, mukuru wanjye kandi nawe aramukunda cyane, ndabizi nyine bazakora couple y'icyitegererezo. Naho rero Bara yahise ababwira ati ahubwo nanjye hari ikintu nifuzaga kubabwira. Yarahagurutse rero maze bose bamutega amatwi, yahise yegera Apolline maze ahita amubwira ati Apolline, uyu munsi rero urebye ahanini niwe nifuza kubwira, waje mu buzima bwanjye bitunguranye, ariko nyamara ukimara kuhagera numvise ntiteguye kuzigera nkurekura. Naragukunze n'umutima wanjye wose, wazanye ibyishimo mu buzima bwanjye, ndetse rwose ndifuza yuko
ibyo byishimo nabigumana, hanyuma rero ndifuza ko wanyemerera kumbera umugore maze tukazabana akaramata. Ubwo kandi yabivugaga ari nako akiri ivi hasi ndetse akura impeta mu mufuka. Bose bakomye mu mashyi maze batangira kubwira Apolline bati vuga yego. Apolline we amarira yari yamurenze. Apolline rero yahise amuhereza ikiganza maze aramubwira ati ni ukuri ndagukunda cyane kandi nta wundi mugabo nifuza mu buzima bwanjye bwabo bw'uyu munsi ndetse n'ubuzaza. Yamwambitse impeta rero maze bose barahoberana, ibyishimo byari byose byari byabarenze. Ombeni rero nawe yahise ababwira ati ariko nanjye mfite ijambo ryo kubabwira. Baramubwiye bati tubwire nawe rwose tubateze amatwi. Ibyishimo byari byarenze uyu muryango. Ombeni rero adatinze yahise nawe ashyira ivi hasi maze ahita atangira kubwira uyu murumuna wa Pauline ati ndagushimiye mbere na mbere kuba warankunze. Ni ukuri ntabwo natekerezaga ko urukundo rw'ubuzima bwanjye rwari ruri imbere yanjye imyaka yose yashize. Warakoze kunkunda, warakoze kuntegereza. Hanyuma rero uyu munsi ndashaka kukubwira ko ngukunda kurusha ibintu byose ndetse ari wowe nifuza mu buzima bwanjye bwose. Ndashaka kukubwira yuko rwose uri umugore w'inzozi zanjye. Ibyishimo rero byari byose. Ni nako kandi nawe yakuraga impeta mu mufuka wagira ngo aba bavandimwe bari babivuganye kandi nyamara ntabwo bari babivuganye. Ati wanyemerera se kuzambera umufasha, wanyemerera kuba ibyishimo by'ubuzima bwanjye iteka ryose. Uyu murumuna rero wa Pauline ibyishimo nawe byaramurenze dore ko yakundaga uyu musore cyane. Yaramubwiye ati ndabyemeye inshuro nyinshi. Yakomeje abisubiramo maze amuhereza ikiganza. Uyu musore rero yamwambitse impeta maze bose barahaguruka barahoberana. Ababyeyi babo barabahobera ndetse bababwira ko babahaye umugisha, babifuriza ibyiza mu hazaza. Byari ibintu rero birenze umunezero wari wose ndetse rwose uyu munsi aba bana babwiye ababyeyi babo ko biteguye gusubira mu kazi kandi noneho bagakorana neza nk'uko papa wabo yari yarabivuze. Bagiye rero mu kazi maze nyuma y'igihe gito cyane rwose noneho kubera ukuntu Bara yari asigaye ari umwana mwiza cyane, babayobozi bose bamwemereye ko noneho rwose ubu ngubu ari responsable ndetse yemerewe buri kimwe cyose papa we yamusigiye. Ni nako kandi bahise bamusinyira maze wa muavoka amuha uburenganzira kuri buri kimwe cye kubera ko rwose yari abikwiriye. Byari ibyishimo rero muri iyi miryango yose. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.